ubu ndi iruhande rwa Sebeya, aho ku nkengero z'amazi, aho ninjiye nyirizina ku mugezi Sebeya wahindutse urukara. Kuva isi yabaho niho Sebeya yaba itya. Namwe nimureba aya mazi uko asa, genda ku basanzwe bazi Sebeya, ibi ntibyigeze bibaho. Sebeya yajyaga gusa n'itukura, ariko noneho byabaye umwaku. Imperuka iragenda itwegera, namwe nimurebe uko amazi yasanye. Aha ni uko ari izuba riri kuharasira, ariko ubundi Sebeya ntabwo yigeze isa itya kuva isi yaremwa. Namwe nimurebe ni urukaratsiriri, ni uko gusa harimo agace k'izuba kari kuharasira, ariko Sebeya yahindutse urukara. Mu by'ukuri iki ni ikimenyetso gikomeye cyane, kuko n'ubundi ubuhanuzi buravuga ngo hazaba ibimenyetso ku nyanja, mu kirere no ku butaka. Ubwo rero ibi ni byo tubabwira kandi twihagarariyeho nyirizina. Hano ni iwacu ahagabanya Nkama ndetse mu murenge wa Rugerero, Iburengerazuba, Akarere ka Rubavu, ahagabanya Nyamyumba n'iyari Rubavu kuva kera. Ngaho rero nimurebe ukuntu ibintu bimeze. Aha ni ku kiraro, ku bahazi cyitwa cy'Abashinwa. Nuko mpagaze ruguru nkaba ndi kureba hepfo ariko ibintu byacitse. Sebeya yahindutse urukara, byatuyobeye, abantu barahuzuye, kandi muraza kubibona no ku mbuga. Ntabwo iki kigeze kibaho kuva isi yaremwa. Nuko rero ibi byose biri kutwereka ngo nta gihe gisigaye. Namwe nimureba amazi uko asa. Ubu ndayegereye cyane, nimurebe uko asa.